Nitwa Habinshuti Jean Pierre nkaba ndumuvuzi gakondo ukorera mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo ahitwa Sezike ku Musigiti. Aho ngaho iyo uhageze rwose ukavuga uti ngiye kwa muganga Habinshuti Jean Pierre uhita utubona. Tukaba tuvura indwara zitandukanye kuko dukora icyo bita gupfumura umuntu tukareba uburwayi afitemo imbere, cyangwa se aricyo bakita abantu bakunze kwita kuragura, cyangwa se mu kindi kinyarwanda akavuga ngo ni ukwerekwa mu bijyanye n'amadini. Ibyo rero umuntu araza yagera iwacu yarivuje ahantu henshi, yarabewe uburwayi arwaye, baramunyujije mu byuma byinshi by'ikizungu akabura uburwayi, hanyuma twamara kubireba kumusuzuma dukoresheje bwa buryo bwo gupfumura cyangwa se kuragura cyangwa se kwerekwa, tukamenya bwa burwayi afite tukamubwira, byaba ari abazimu, byaba ari amarozi, byaba ari uruzingo, byaba ari imandwa, byaba ari igicumbi, byaba ari ibitegano, byaba ari ukudatera akabariro. Ibyo byose turabireba muri kwa gupfumura, muri kwa kwerekwa, muri kwa kuragura, tukamenya ngo umuntu afite iki kibazo, hanyuma tukamuha imiti, tugahagarika bya bindi bimutera, bwa burozi bamwoherereza, bya bindi bamutega, hanyuma tukamuvura uburwayi bwose bugakira mu gihe gitoya, umuntu abaye muzima rwose. Kuko turabikora tugasuzuma, iyo tumaze gusuzuma tukabona ubwo burwayi, yaba ari abantu bari kure tubikorera ku ifoto cyangwa se kuri video call ya WhatsApp, kuri iyo nomero yacu, hanyuma tukabasuzuma baba bari kure baba bari hafi, hanyuma twamara kubasuzuma tukabavura bagakira. Abo twagiye dufasha benshi rero ababashije kuhagera, ngira ngo abadukurikira baraza kubabona. Hari abagiye baterwa n'abazimu, abantu bagasara, bakagira ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, bagasa n'abirukanka imisozi, bagakora ibikorwa bisa naho bihungabanya umutekano w'abantu nabo ubwabo bihungabanya. Abo benshi twagiye tubafasha muraza kubabona. Ari abatarateraga akabariro, abo nabo twarabafashije. Abo bose twagiye tubafasha. Ari abimutse mu rugo bakava mu ngo zabo kubera ibyo babohererezaga by'imyuka mibi, by'abazimu, by'amashitani, ibyo byose twagiye tubahagarikira, hanyuma bikagenda neza rwose. Oya nibyo kuko ubundi nari narasaze. Ntangiye kwirukanka ku gasozi. Umuntu araza arambwira ati nyamara ngo nkuganishe ku muganga runaka. Aranzana, nkimara kugera hano yampaye umuti, naho nyweye rimwe, ubwa kabiri nongeye kunywa mpita nkira. Mu gukira kwanjye nsanga no mu cyaro barabimenye ngo narasaze, ibintu nk'ibyo bashaka kuza kuntora. Mu gihe cyo kuza kuntwara ngo bajye kumvuriza mu cyaro,